barabanje bantega inzoga asanga ntago nywa inzoga asanga sinjya mu tubari tw'inyamirambo Kicukiro Gatenga Gikondo Remera hehe ibirori sinjyayo ntibambona baravuga ati yago tujya tunumva avuga ko atanywa inzoga buriya ntabwo tuzamufatira mu kabari kadushaka hano hantu tumufatire bahita baca mu bakobwa nagiye nkora ama live nkabivuga abakobwa barabantega umukobwa akaza rwose akambwira ati dore runaka yaranyishyuye n'amacati rwose akayanyereka shimire umukobwa ntago akiba mu Rwanda yagiye Canada yaje nakoraga iwawe nakoraga iwawe baneze kuva 2019 umukobwa bamwishyura amadolari 300 baramubwira bati uzagenda uryamana yago nimubona kuryamana umufata akavideo k'ubwambure tuzakongera andi madolari 200 abe 500 ariko ko bategaga cyane iyo gahunda bavumbuye kuyikunda ubundi waje kuyikunda gute wanza erega buriya ubundi nzi ko yago iyo umutego ari umutegere kuri mikro nzi ko yago kumutegera ku buryo bitari bukunde nzi ko yago uza kumutegera hagati y'ibiti bibiri iyo gahunda waje kuyijyamo jewe nanjye simbizi pe niba ibyo bintu bihari simbizi pe kuko buriya hari igihe umuntu atamenya niba ibyo bintu abizi bikamenywa n'abandi bantu cyangwa abantu ha serivisi cyangwa abantu acuruzaho cyangwa se abantu agendera ibyo yatetse nyine urumva hari igihe nk'ubu ngubu abantu bashobora bati yago uri umukozi ariko ngiye sinajya mvuga ngo ngiye ngo ndi umukozi se kurusha nde ariko abantu bashobora bati yago tuba tubona uri umukozi cyangwa se yago tuba tubona ushoboye ibi ngibi ariko ntabwo biba bivuze ko mbishoboye kurusha abandi bose sinzi niba rero wenda bimeze neza ku babizi ariko mu by'ukuri njyewe n'umwana wavutse yirira kawunga amata imyumbati ibijumba dukora amasiporo twiga gukama njyewe nzi gukama dusimbuka imisozi dusimbuka urukiramende tugira gute turagira inka turi abana batoya ukaba uragiye inka hafi 120 cyangwa 200 uri umwana muto ukazijyana kandi ntagire inka n'imwe ibura cyangwa ngo bayibe bayitware ibyo bintu tuba twarakuze twe dutozwa niyo mpamvu ushobora no gusanga no kuri iyo ngingo ibirometero umuntu ashobora kwiruka byinshi kubera nta mayoneze nta fats nyinshi kunda twakuze turi abashumba nk'uko batwita bake yago rero iyo yari operation bo bipangiye bagakura ayo live ayo space ariko bafite utuntu ku buryo urumva ntago yazaga ari umwe kuko babaga bavuga bati turi umwe bari bugire ngo urabeshya reka nanjye nze kuzana atake nshyiremo inshyashyagize nshyiremo uturungo ndaza guhita kandi nawe wavuga ashyiremo ibirungo byavuga ko yago yananiranye hanyuma noneho wowe uraza kuvuga ku ngingo y'urumogi wowe Jihad niwe wabitinyuka uraza kuvuga ku rumogi Brian wowe uraza kuvuga kuri ibi wowe Brenda uraza kuvuga ko yago yaguteye ndakakwihakana hanyuma nawe runaka uraza kuduhost you understand none abantu bajya kuri ayo space bagahita bemera ko ibyo bintu koko ari ibyo kubera ko bahasanze abantu barenga bane barimo kuvuga umuntu umwe kandi bamuvuga nabi none se tuvuga ati nibyo koko ariko uyu muntu ashaka kuba adashobotse uyu muntu ibi bintu bamuvuga ashaka kuba abikora koko I fully understand kandi dufite abantu n'abacu harimo abantu bemera ibyo bintu bakabyemera truly bakabyemera akabyemera akishyiramo ko ibyo bintu ari byo akishyiramo ko ibyo bintu ari ibyanyana yago ndibuka umunsi umwe ku isaha y'isaa 7 unsanga ni my mini office ku Gishushu untungura cyane umbwira uti I'm going to fly on my wings ubwo nanjye mba possessive a bit kuko ntabwo nifuzaga gutakaza umwe mu bakozi beza ikigo cyari gifite nagusubijemo inshuro 3 nti are you ready Yeah. Wansubiyemo inshuro 3
ntabwo ndaba ready neza ariko I am engaged and committed. Yeah. I remember telling you, you have all my blessings, and remember I will always be there for you. So Yeah, thank you so much. that's why I'm here for you. Yago twaraganiriye byinshi what happened, kandi ni igice ntabarizwamo, ariko ngira ngo narakubwiye ko atari we wa mbere warunganirije ibintu nka biriya. Ntabwo ari we wa mbere warunganirije ibintu nka biriya. Nanasaba ababishinzwe ubanza igihe cyaba kigeze to listen to those people impande zose. There is a lot going on bidakwiriye u Rwanda mu gice kimwe, cyane cyane igice mu ruganda rw'umuco n'imyidagaduro rwacu. Harimo ibintu byo gukosora byinshi, harimo ibintu byo gukosora byinshi. Njye twarabiganiriye, si nawe wenyine tubiganira, mfite abavandimwe. I always nkora iteka nsharenjinga mu grand frère David Bayingana. Iyo nahuye n'abamuyoboke turaganira, kandi abo ni abantu tuganira by'imbamutima pana byo ku ruhande. Harimo bafite ibibazo ababishinze bakagombye kuza kujyamo ahangaha. Ariko Yago, kuri case yawe twakoranye imyitozo myinshi cyane yo kwishungura, self evaluation, introspection, ukagenda ukikingirana ukaganira nawe ubwawe. Iyo wowe wiganirije mu rugendo rujyanye n'ibyo wifuza kujyamo, wateye imbere rwose, ibyo twabyumvikana. Ariko mu rugendo rujyanye n'ibi ngibi birimo bikubaho, iyo wowe wishunguye nta rukumbi wibonamo, akakaba ari akanya kawe rwose aho wambwira uti mon cher grand frère, nanjye nshobora kuba ahangaha naratanze urwaho, nshobora kuba naranyugufutse, nshobora kuba naratanye. Ibyo ni ibisanzwe bya muntu, ntabwo abamarayika bari batubwira ko baba hano ku isi. Iyo wishunguye ku ruhande rwawe usanga wari wakoze ibyo ugomba gukora, ikibazo 100% cyarabaye abandi. Buriya umuntu iteka ryose ushobora guhora ahoza mu bandi avuga ko abantu ari babi, ariko nterekana uruhande rwe, nawe uwo muntu ujye mudutaho. Uwo muntu mujye mudutaho. Ubwo ndimo ndaraba mwese muri kwisi utera imbere. Uwo muntu uwo ari we wese ahantu ari n'umufite energy. So kuri icyo kibazo warumbajije, njyewe kimwe mu bintu nzi nakozemo amakosa, iyo nishunguye rwose ishungu ndazibona. Ishungu ndazibona, nanjye mfite amakosa. Nanjye mfite amakosa. Ikosa rya mbere nakoze rikomeye ni ukwizera abantu batizerwa. Niryo kosa rya mbere. Ngewe mbaha umutima wanjye, ndababwira mureke dufatanye, reka mbafashe. Mbaha umutima wanjye, noneho nge singa umutima wanjye bazawufata bakagenda bawucishamo ibyuma bagira gutya. Iryo niryo kosa rya mbere nishinza nakoze. Ikosa rya kabiri nakoze nuko nagize kwizera gukabije cyane,